Rusi ngo asaminda amezi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Rusi neza nawe akavuga ati nanjye numashaka sosiso. Muri batufite ko numashaka. Haro numvise ngo wajyaga rya barafu ati numashaka ka barafu. Benda kumara amazu ukuntu bizana ibisubizo byiza muri Rusi ngo amezi 9 ageze igise kiramufata aragenda muri maternité yari yarapfaka ari muto yari ngumva nakubyara ko ari guhari ababyaye wa mwana waje mu gitabo wa 8 witwa Obed. Dore mama Obed muri karitsiye, mama Obed abikirangirire, mama Obed kubera kumenya gufata icyemezo no kumara amazi. Obed biravuga ngo yarakuza bikirangirire kuko yabyaye Yesaya abyara Dawidi abyara Salomo abyara Rehobowamu abyara Abiya abyara Asa abyara Yehoshafati abyara Yoramu abyara Uziya abyara Yotamu abyara Ahazi abyara Ezekiya abyara Manase abyara Amoni abyara Yosiya abyara Yekoniya abyara Shalutiyeli abyara Zerubabeli abyara Amihudi abyara Eliyakimu abyara Azori abyara Sadoki abyara Elihudi abyara Eliyazari abyara Matani abyara Yakobo abyara Yosefu arabagiza Mariya asabwa y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Haleluya! Yesu nimeka wanesheje umwanzi w'abantu abatware bo mu isi y'umwijima wabahinduye
urukundo rw'Imana twisanga mu mbabazi z'Imana. Amen. Shimwa Yesu warakoze, shimwa Yesu warakoze, washubuje shimwa Yesu warakoze, shimwa Yesu warakoze.
Rusi igice cya mbere, some umurongo wa 16 tugera ku wa 18. Some Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 tugere ku wa 18. Dusome. Bibiliya iravuze ngo Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga. Rusi aramusubiza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe yizaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe, nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije cyane. 18 niho shaka. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Amen. Turangirize mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 11. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 11 murongo umwe wonyine wa 28. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo igice cya 11 murongo umwe wa 28. Haravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Basubiramo. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Amen. Nitwa Sigirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa nsengera mu itorero rya ADEPR Nyarugenge. Umugabo nshima Imana kubana namwe iri teraniro risoza ukwezi kwa mbere k'umwaka, kandi nshimira abayobozi batekereje ko ngomba kuza kubana namwe. Imana ibahereze umugisha. By'umwihariko mfite umukorege wanjye, umushuti wanjye hariya witwa Byishimo, twakirijwe rimwe tunabatirizwa rimwe. Ntabwo nimagina ko nabona umuntu dushobora kuba twarabagiriye muri Yorodani igihe kimwe. Niwe byanyuze arampamagara arambwira ati umushumba wacu nasabye ko wazadusura, kandi umushumba nawe ndumva ari aho twahuriye ubutumire bwahabwari ikirarane namumaranye igihe. Arishimye kuza kubana namwe. Nashimye cyane. Hiringi ndabona harimo abantu ahari kubona wagira ngo ni abantu vone bashya, ni kubona amasura nayo kuyamenya, uretse wenda hari Kibonke abandi nabonye ari abana batoya. Ariko Hiringi nabo ni inshuti zanjye. Ntekereza ko mu biterane navuga ngo nagize byiza bikomeye. Igiterane nakoranye na Hiringi gishobora kuba kiza nko muri 2 bya mbere kabisa muri inshuti zanjye. Amen. None mwanyemerera tukaganira aya magambo dusomye. Nahaye insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo kumaramaza ukizwa. Nshaka ko tuvuga hejuru yo kumaramaza ukizwa. Kumaramaza kuva mu bibi tujya mu byiza. Mfite ubwoba, mfite impungenge abantu bari mu murimo w'Imana batarigeze bamaramaza. Nshaka kuza gutinda kuri iki kintu cyitwa kumaramaza abantu bagakizwa. Umuntu akaririmba yaramaramajwe, yumva ibintu arimo abyumva neza. Amen. Uburyo tumaramaza dushaka amafaranga, uburyo umuntu amaramaza ari gutereta inkumi, usize imbaraga mu kumaramaza ushaka agakiza, isi yahinduka paradiso. Amen. Uranyumva? Haleluya. Uburyo ndi kubabona, ndabona musa n'abantu b'abasirimu b'abakire, ngira ngo nta bindi bintu mukeneye, Imana ibatere inyama, ibahe visa, ibazamure. Oya, mubanze mumaramaza. Amen. Iri jambo ry'Imana dusomye mu gitabo cya Rusi. Iki gitabo cya Rusi ni igitabo cyiza, gifite ibice 4 maze kugisoma inshuro ntazi, ndagikunda cyane. Iki gitabo cya Rusi kivugwamo Rusi, ariko kikavugwamo n'abandi bantu benshi. Iki gitabo kivugwamo abantu 8. Kivugamo umugabo witwa Elimeleki, kikavugamo umugore witwa Naomi, kikavugamo abahungu babo 2 witwa Mahaloni n'uwitwa Kiriyoni, kikavugwamo Rusi na Orpa, kikavugwamo umugabo witwa Bowazi,
kikavugamo n'umugabo witwa Obedi n'abagabo 8. Uyu mugabo witwa Elimeleki ni izina risobanura ngo Imana n'umwami. Eli ni Imana, Meleki ni umwami. Uyu mugore wiwe witwa Nawomi bisobanura ngo ni igikundiro, nyiragikundiro. Aba bahungu babo uwitwa Mahaloni bisobanura ngo Marade ni umurwayi. Mahaloni bisobanura umurwayi. Ufite ba Mahaloni baririmba abarwayi, bakabwiriza abarwayi, bagasirimba abarwayi. Turabafite abarwayi. Kiriyoni ni izina risobanura ngo ni umunyantege nke. Urabyumvise ibintu muzi? Turabafite abanyantege nke baba mu murimo, ariko turaza kubwira Imana ngo dukeneye ko dukura mu ntege nke dushyira mu mbaraga zingana iki nyinshi. Rusi ni izina risobanura ngo ni inshuti. Naomi nabivuze. Orupa biravuga ngo nuwahindukiye. Orupa nuwahindukiye. Ufite abantu bari mu murimo w'Imana bagewutse bagira ngo barahari ariko barahindukiye. Twavuze ngo ni mugabo witwa Bowazi ni umucunguzi. Twavuze ngo ni mugabo witwa Obedi ni umurimo. Iko bisobanura. Iki gitabo iyo gisomye usanga aba bantu bose somye kavukire ya Rusi na Orupa ntabwo ariyo kavukire ya Mahaloni na Kiriyoni, kubera ko Mahaloni na Kiriyoni bafite se na nyina. Ise twavuze ko Elimeleki, nyina yitwa Nawomi. Bari batuye mu gihugu cyitwaga Betelehemu ni izina risobanura ngo yari inzu y'imitsima. Iyi nzu, iki gihugu kiza guterwa n'inzara. Uyu muryango muhunga inzara uyihungira mu gihugu cyitwa Mowabu. Uranyumva? Nubwo Mowabu hari ibyo kurya, ariko cyari igihugu kivumye. Dufite abantu bari kuva mu bwiza bw'Imana bagahungira Mowabu, bakarongorera Mowabu. Umugore w'Imowabu arakuhagiza ukamira icyuya utaza guhatira. Akazi k'Imowabu uragakora umushahara mwinshi aho wanyuze. Urangurikiye inzara ibateye bava mu gihugu cy'iwabo bayihungira mu gihugu cy'Imowabu. Bagerayo ari umuryango wuzuye. Elimeleki bivuga ngo Imana n'umwami. Ageze mu gihugu cy'Imowabu arapfa. Mowabu iyo uvuye mu bwiza bw'Imana ukajya Mowabu tayari urapfa. Dufite abantu bapfuye bahagaze, wamureba ukagira ngo ariho. Muri Matayo havuze ngo mwese abarushye n'abaremere. Iri jambo ni Yesu wabyivugiye ubwe, aribwira abantu nk'uko mwicaye hano. Yesu mwikoreye imifuka, hari amatoni mwikoreye, ariko abantu bararemerewe no kubabona bagenda barushye biteye ubwoba. Aravuga ngo noneho mwese abarushye n'abaremerewe nimumara amase muze musange nagira nte tabaruhu. Bageze mu gihugu cy'Imowabu, Elimeleki arapfa. Umugore we Nawomi arapfaka, asigarana abahungu babiri b'imfubyi, Mahaloni na Kiriyoni. Asigarana umurwayi n'umunyantege nke. Urankurikiye neza? Asigarana umurwayi n'umunyantege nke. Turi mu matorero amwe namwe tugwisha abarwayi n'abanyantege nke. Umuntu ni ukubyina gusa nta kindi wamubaza, kwambara byaramunaniye. Ko mutangiye kurakara nibyo shaka kuza kubabwiza uretse gutyo mumeze. Ndumva umuturaza gukora kabisa. Amen. Umukecuru asigarana Mahaloni na Kiriyoni, asigarana umurwayi n'umunyantege. Nimwumva agashyira abantu bakoze. Uwitwa Mahaloni abwira mwene nyina Kiriyoni ati shaka muze hapfuye, warize tugashaka abagore. Nawe utekereza umugore w'umurwayi n'umunyantege. Umwe ashaka Rusi, undi ashaka Orupa. Bamaze agahe gato babanye, Imana imikorere yayo ntiwayimenya. Wa munyantege nke na wa murwayi birabatwara barapfa. Umukecuru asigarana n'abakazana babiri, asigarana n'umukobwa witwa Rusi na Orupa. Umukecuru avuga ati ariko Mana, ibi ni ibiki unkoreye? Yataye igihugu cy'iwabo, ariko ikintu nakundiye uyu mukecuru nubwo yari arimo yari afite amakuru y'i Betelehemu. Mwari mukwiye kujya mwicara mu isi ariko mufite n'andi makuru. Amen. Amen. Muri ibyo 81 yaravuze ngo ndakumva amakuru y'umuntu bitari ubwoba kuburirimba.
bafite abagore badafite amakuru, abantu kabyara abana mudafite amakuru, murabona muzabaho muticaranye amakuru. Bicara n'umukecuru turi kuja mu gitwa kumaramaza gukizwa. Bicara n'umukecuru ariko bafite amakuru. Umukecuru ngo yarazi ko nubwo barimbo wabo ariko i Betelehemu hari ibyo kurya. Arabicaza arababwira ngo bana banjye subiye i Betelehemu muzasigara amahoro. Aramubwira ngo mukecuru ntukurikije uburyo tukubona, tugomba kujyana nawe. Undi hari abantu tugomba kujyana nabo. Icyo ugenda ari umuntu muzayifu ntazi kwambara, aho umuntu amuhinduye inshuti. Hari umuntu uba ureba ukabona ntazakugeza mu munyantege nke. Amatware bukeya nk'Abanyakigali. Baramubwira ngo ndagiye, baramubwira ngo turajyana. Bibiliya iravuga ngo barazamukanye, ngo bageze mu nzira bari kugenda. Urumva bari mu nkuru bagenda baganira iby'urugendo. Abakobwa bavuye mu gihugu cy'iwabo bagiye mu gihugu batazi ariko bafite amakuru y'igihugu bajyamo. Mu nzira bavuga ati ariko mwa bakobwa mwe, ubu muri kwirirwa mwirukanka nyuma y'umukecuru koko? Ubu nubwo Imana agira neza agasama inda nkabyara, mwazategereza umuhungu nzabyara akababera umugabo. Ko mukiri bato mwakisubira iwanyu mukishakira abagabo. Uwitwa Orupa bisobanura ngo wahindukiye. Aravuga ati kandi uyu mukecuru avuze ukuri. Koko umuntu yakigwa yuko inyuma y'umukecuru waciye ibyaro. Bari kwanga abakecuru nyabandi bo babitsi bana. Abakecuru bafite amakuru, abasaza bafite amakuru. Abo bantu mubikomeze. Mwashaka ba Marene, mugashaka utwana twejo, mwashaka ba Pare, mwashatse abantu bafite amakuru. Uramurike? Iyo umuntu ujya gushaka Marene ashaka umuntu ufite imodoka n'umuntu uryoshye ifoto, uzatahira amafoto niyo uzamuka byose. Umuntu wamanikira ifoto ataguha amakuru wo ngunda kuva yagushyingira ntazahuba musore Marene nyabaki. Opa aravuga ngo uyu mukecuru kado urikira kado mubwira amakuru ujya kurambagiza uzabigenza. Ujya kurambagiza ufite iki amakuru? Hagara ubona umukobwa ateye hano wahambara ati uhita ujya kwa Kanemero banza ushaka iki makuru. Ndabarahiye yushatse udafite amakuru ushaka nawe. Umwana w'inshuti yanjye w'umupolisi yarashingiwe mu mwaka ushize, none ari kugira divorce, ari gusaba divorce. Yashatse umugore asanga yari afite abana babiri ni kabutini, bari kwambara amakanzu n'amapataro bafite abana basize iri hepfo. Ushaka amakuru, aya makuru simba n'amakuru nyina n'amakuru. Nta kindi kizatubesha muri uyu mujyi ni amakuru. Ugomba kuhicara uzi ko ufite amakuru y'uko uzahaba. Amen. Orupa abwira umukecuru ati aha nuba kujyana nawe byamura nsoma nisubirireyo. Ngo aramusoma, Orupa arahindukira asubirayo. Umukecuru abwira Rusi ati Rusi biba urabibonye, mukamugabo wawe dore asubiyeyo. None we wasubiyeyo ku murongo wa 16. Arambwira ngo umukecuru winyinginga kugusiga ngo ne kugukurikira, ndakurahiye aho uzajya niho nzajya. Imana yawe niza ubwoko agera kuri etape aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izabimpore ndetse bikanije. Ugomba kugera ku rwego mu maramaza mukarahira. Amen. Kagira indahiro. Bibiliya ku murongo wa 18 hatubwiye ngo umukecuru abonye ko yamaramaje kujyana nawe areka kubimubwira. Vuga tubwo yamaramaje wafashe icyemezo nyacyo, Imana iragushyigikira. Niba utamaye magambo ngo baragiye bageze i Betelehemu mu gihugu gituyemo umugabo witwa Bowazi umucunguzi. Basanga Bowazi yarahinze, ngo hari imirima ariko bo ntaho bari barahinze, ariko bari bafite amakuru. Iki gitabo gisoma cyambwiye ngo Bowazi yari umuhinzi, yari afite imirima myinshi, yahingaga imyaka bitaga sayiri. Ariko ngo iyo yahingaga yabwiraga abagaraga ati nimusarura ntimujye mumaririzamo, inyuma hari barusi bazaza guhumba. Uyu murima nyirawo ntabwo ibyo bishiramo, n'abazaza ejo bazabona ibyo barya. Amen. Bibiliya ivuga ngo Rusi
amaze kumenya amakuru y'igihugu araza abwira nyirabuko ati mukecuru, inzara ntitwicara, amakuru namenye ko hari ahantu umuntu ashobora kujya agatoragura twa sayiri tukaramuka. Umukecuru aramubwira ati nta kibazo, ngaho giye duhumbe. Guhumba murabizi? Ntabwo muzi guhumba. Oya, ntabwo gusa guhumba ushobora kuvuga i Kigali. Guhumba no gusarura nta bantu mwahumbye muri hano ntahabonye. Guhumba bitandukanye no gusarura. Guhumba ni ugutoragura ibyasigaye aho basarura. Urabyumvise? Niko guhumba. Rusi rero ngo yagiye mu murima wa Bowazi, ngo barangije gusarura ajya gutoragura aho basarura. Nk'uyu murima w'Imana ntibishira. Abariye barariye, natwe tuzarya, n'abazaza bazarya. Ariko abazaza abamaramaje kuba muri uyu murima nimuvuge ngo amen. Rusi ngo yagiye mu murima wa Bowazi guhumba, ngo ahumbira mu gikondorero. Iki nacyo ntacyo muzi, abasaza barakizi. Nukuntu abakecuru ba kera bajyaga bakenyera bagashyiramo umweko akarenzaho ikindi kintu hejuru. Icyo kintu rero nicyo bita igikondorero. Ngo yajyaga ajya guhumba, ngo agahumbira mu gikondorero, ngo akazana utwo yahumbye agaterera mu nkono, we n'umukecuru bakarya. Utu turyo tw'Ibetelehemu turuta tw'Imowabu. Imowabu urabirya ntusinzire, Imowabu urabirya ukarwara gute. Imowabu hari ibiryo bivumwe, ariko turyo tw'Ibetelehemu tube duke uraturya ukagubwa neza. Muvuga ngo amen. Biravuga ngo baraturiye, ngo Rusi akajya ahumbira inyuma y'abagaragu ba Bowazi. Rusi ngo arahumba. Iyo wamaramaje nyir'umurima abakure, ngo igihe kimwe ngo Bowazi aje kureba uko abakozi bari gukora, abona inyuma y'abakozi harimo umukobwa uri guhumba witwa Rusi, ariko ntiyaramuzi. Ahamagara abagaragu arababwira ngo uriya mukobwa ninde. Barabwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi. Icyambere yasize Imana zibaho, yasize se na nyina, yazanye na mukecuru, yirirwa ahumba mu uyu murima, kandi ntajya asiba. Abagira ngo arebe ko baramuka. Bowazi nkagira umurima ati okay, ati mutegereze murebe ko ejo azagaruka. Uyu murima nimukajye musibamo, mujye muhora mubuza. Nyirawo akora buri gihe, ngo bukeye mu gitondo Rusi aragaruka. Dore amagambo yanejeje, ngo Bowazi aje ntabwo yongeye kubaza abakozi ngo uriya ninde, ngo ahubwo yahamagaye Rusi aramubwira ngo inyuma y'abandi we no kuganya nawe. Uyu mugabo aratuzi, nushaka ko wicaye inyuma hari igihe azakuzana imbere. Amen. Waramuhamagara umurongo wa 11:12 mu gice cya 2 aramubwira ngo basobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko buko byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, ko wasize Imana ziwanyu ugasiga ababyeyi Imowabu, ukava ukafata icyemezo ukabyanza ukaza. Aramubwira ngo Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo ikwitu ibihwanye n'ibyo wakoze. Aramubwira ngo uhereye none ntabwo uzongera guhumba, uzajya umwera ku bibindi abahungu banjye banyweraho, kandi wajya kujyana mu gikondorero. Uyu munsi urikorera ka 25 ugenda ubwira umukecuru ko wahuye nanjye. Ngo Rusi wajyaga azana mu gikondorero, ngo uwo munsi ataha yikoreye. Iyo wamaramaje Imana igirira ibigukwiye. Watashye yikoreye, umukecuru wari mu marembo abona Rusi aje yikoreye, aramuhamagara aramubwira ngo uyu munsi wakoze wahumbye mu kwani. Arabwira mukecuru uretse guha inkuru wa mugabo twabona imyaka nari imaze ntamubona namubonye, wowe maramaza gusa. Aramubwira ngo yankoreye agashya mukecuru, yambwiye ngo sinzongera guhomba, tugiye kujya tujya nk'abandi bakire. Mukecuru ati sinakubwiye mukamugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima. Cara turye, icara turye, wowe maramaza gusa ibyo bizaboneka. Bibiliya iravuga ngo barariye, ngo bamaze kurya barahembuka. Kagasura muri kubona kaje aho tugereye ahangaha, hanze hariya twari tumeze nabi. Basigaye bareba mukagira ngo abantu tuziranye banzi mbere ya corona, gira ngo hari nabo turi kugura bakambwira atari kose wabaye iki. Ni no murima w'uyu mugabo ahantu hari agasura manazi Yesu kabere gorarya kamera. Uyu murima mukunde nyira w'umuhanga. Amen. Muvuge ngo amen. Rusi n'umukecuru basa neza, mukecuru ajyaga agenda yunamye barunamutse, mbega umurima umeze neza.
Bibiri iravuga ngo nyiri umurima aza gutegura ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. Arangije umukecuru ukuntu ari umuhanga yari afite amakuru. Niba hari abantu nabonye baza amakuru mujye mubegera, ni abagore ntibakunda kumva radiyo ariko bagira amakuru. Niba bayakura he ni ukuri kose nabona abagore sinzi iyo bakura amakuru. Ni abambere ku isi bazi kandi bazi kuzivuga. Muri abahanga n'abakunda we. Amen. Nimunkurikire. Amen. Rusi ngo amenya ko nyirabukwe afite amakuru. Mukecuru amuhamagara ati nungu no mugiye kubwire mwana. Arambwira ati wa mugabo yateguye ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. None wanyemerera nkaguha inkuru? Ati nihe mukecuru? Ati genda ujyeyo. Nugera mu birori by'uwo mugabo, yamubwiye ibintu bitatu byantangaje. Yaramubwiye ngo cyambere wihezure. Kwihezura uko ari gukaraba no kwisiga utuvuta. Aramubwira ngo cyakabiri urebe umwenda mwiza ujyanye n'ibirori. Mujye muza hano, mujye muza mwambaye neza kugira ngo abantu bakadutera isoni. Hano bambaye utuntu tw'utujipo n'utupataro bagenda ukagira ngo bari kuza. Mujye muza hano mwambaye neza. Hano si mu kabari, hano si muri buwate. Uru rugo rufite nyirarwo ni umunyacyubahiro. Imana yaguha amafaranga. Umupasitori w'umusaza amenya nawe ashaje kubera imyaka yose kujyana n'umukobwa mu modoka wambaye umupira ufite ukuboko kumwe. Naho umusaza akajya abwira umukobwa ati wibagiwe gushyiramo ukundi kuboko uzamuka. Ntiyamenya ko ari kabutinde ariko bakambaye neza amabara. Ashatse imyenda igi. Uzi ko abantu bazanye imyambaro yo hanze bayizanye mu nzu y'Imana kugira ngo uzamenye umukobwa cyangwa umugore mu rusengero. Bisigaye bikugora. Bazajya batereta abamukecuru bagira ngo muri abakobwa kubera ibintu abantu bari kwambara. Baramubwira ngo ushake imyenda myiza ugende wambaye neza. Haleluya. Imana nibaha amafaranga ujya mugura imyenda ihesha Imana icyubahiro. Abasore mwambare nk'abasirimu. Urabyumva ibyo mvuga? Murabyumva? Baramubwira ngo icya gatatu nugera mu birori by'uwo mugabo wirinde kwicara ku ntebe z'inyuma, wicara imbere. Aho urajya wereka abantu kuzira nyina. Ufite abantu baza mu rusengero akaza ari uwa mbere akicara inyuma. Ujye mwegera hafi. Bifite ubusobanuro, bifite icyo bivuga. Rusabwe umukecuru ati ndabikora. Arangije ahubwo kandi mu birori by'uwo mugabo turi ku ijambo ryitwa kumaramaza. Maramaza ugere gusa ibindi bizikora. Arambwira ngo mu birori by'uwo mugabo iyo bagezeyo bararya. Iyo bamaze kurya hari abamara kurya bagataha. Batumvisha amatangazo, batumvisha ibizakurikiraho. Mwana we wirinde gutaha. Niba ataha uze gucungaho Bowazi araryamye. Uze kugenda wumva kuryame ku birenge bye. Ibizakurikira uzambaze n'umukecuru. Ariko nkunda nawe umugabo w'Imana. Ni inama z'umukecuru. Ngo abantu bose bamaze gutaha, ngo Rusi ngo araza yorosora ibirenge bya Bowazi ngo aryamaho. Bowazi ngo nijoro yinyagambuye ngo yumva hepfo haryamye umuntu. Ngo yorosoye asanga ni Rusi. Avuga ati byagenze bite ko nagaburiye abantu bagahaga bagataha? Ikintu cyatumye udataha ukarara hano ni ikihe? Urikije neza wategeriye, uburyo watugaburiye, uburyo wadukijije inzara. Numvishe gutaramira ku birenge byawe nkirarira hano ntacyo bimpaye. Ndetse nkurikije uburyo ngiye nkubona, mbona uri umucunguzi wacu wa bugufi. Nyorosa ndyame musome kirane. Avuga ati nyorosa ahubwo ndyame. Koga araryama. Bowazi ngo mu rukerera mu rubungabunga arabyuka. Aravuga ati atagiye umenya ko uyu mukobwa yari yarakagira ngo hari ibindi panga nawe. Aramubwira ngo umukobwa byuka. Baguhereze inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara. Amen. Ushyire umukecuru umubwire ko wabonanye nanjye. Ubwo wavuze ko ni umucunguzi wawe nzagucunga. Dore kumaramaza we. Rusi ngo arangije ageze mu marembo ngo azayikoreye. Umukecuru amukubise amaso aramubwira ati Rusi byagenze bitese? Ya mvugo yabubu. Benya Rusi aramubwira ati mukecuru bakoze umuti. Bakoze umuti hahiye koko kabisa. Bambwira ati mukecuru uri marene. Uzi nawe uri marene. Ati byagenze bite? Ati wa mugabo twabona urasaba kumaramaza ibintu Uwiteka azabikora. Haleluya. Kibo muza wewe na Kadogo harakantu umvise muri imisi kamaze imisi kari kumfasha kavuga habutayo utakuramo hagaze kumanga buriya nta Imana itakuru
muze kukagira n'ijya kureza kuri banki minota nk'ibiri sigaranye nka gitabo muze kugategura turangiza tuza kukavuga ngo nta butayu utakura ngo muri kumva kukareba mpagaze ku manga vuga imirimo yawe nta butayu utakuramo inkoni ya Mose iracyakora ntabwo tujye dutaramiraho haleluya aramubwira ati mucacu nakwemeye uzifite inama aramubwira ati byageze bite ati wa mugabo yambwiye ngo azancungura 3:18 mu gitabo cya Rusi mukiyaje aramubwira ati mwana wa uwo mugabo ndamuzi ntazatuza niba yabivuze ntazaruhuka atabikoze nimuvuge ngo ngo Bowazi ahamagara umucunguzi mukuru amubwira ikibazo cy'umuryango wa Elimeleki arangije avuga ngo uriya muryango tuwucungure umucunguzi mukuru abwira Bowazi ngo uhaye ububasha ngo akuramo urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli aruhereza Bowazi aramubwira ngo uriya muryango uhawe uburenganzira uzawucungure Rusi ngo yicaye mu rugo amakuru aturuka mu cyicaro gikuru aravuga ngo inama yakwizeho icyemezo wafashe nta wundi mukobwa ari kwemera kugifata kuko Mowabu haba utubyiniro ngo wemera kure kutubyiniro tw'Imowabu aramubwira ngo Imowabu haba ibyo kurya Imowabu hari ibintu bimeze ukuntu kandi Mowabu iraryoshye ku bantu bazi kuryoshya isi 2018 umuhungu w'inyamirambo yagiye kubyina muri boîte Nyabugogo ageze Nyabugogo abyinana n'umuhungu agira ngo ari kubyinana n'umukobwa Mowabu ni danje Mowabu harabajamo mana y'isi n'ijuru umuhungu abyinisha umuhungu agira ngo n'umukobwa barabyina bigeze mu gicuku aramubwira ati ariko wanyemera tugatahana tukarara atahana umusore agira ngo atahana umukobwa agere muri geto Nyamirambo bajya mu cyumba muri geto ye aho yabaga nijoro nyine mu gicuku aravuga ati ndaguha yanjye tugira ibyo dukora akora aho akora nyine kugira ngo agire ibyo akora yumva ibyo ashaka si byo bihari arahamuka arasara arasohoka mu rupangu avuze ngo ati mu ntabare kuko ba nyiri urupangu babagamo barasohoka ba nyiri urupangu baravuga ati ubaye iki kuri gutaka ati ni umuhungu ati ni umuhungu Yesu yasaza ate none ikizi ati ni umuhungu ari hese ati ari mu nzu n'umuhungu Mowabu sharaba kuri murasabwa kuba maso Mowabu hateye ubwoba muramuriki murimo muranyumva kubabwira ngo ni mumara amaze kuko hano hanze hari ibintu nabwiye abantu ibyera byose si amata ibiri mu mazi byose si amafi murasabwa kuba maso amen Rusi baramubwira ngo imyanzuro yanzuye ko dukurikije icyemezo wafashe ukamara amaza kuvimo wabukaza Betelehemu inama yanzuye kuba umugore wa Bowazi Rusi wapfaka ari muto agapfaka atarabyara akemera kuva mu gihugu kitari ikiwabo iki cyemezo cya Rusi cyateye Imana gukora hari ibyemezo ushobora gufata Imana ikavuga iti ishingiye ku iki ndagutabara maze Rusi abwira umukecuru atuzi ibibaye se ati message ngezeho ivuga ngo iki iravuga ngo mbaye umugore wa Bowazi ati sinakubwiye mukamugabo wawe umeze ate ati genda uzahirwe mwana wanjye Rusi ngo ageze kwa Bowazi asanga ibikenerwa byose mu rugo rw'abageni birahari reba Rusi wasize igihugu kiwawe akaza mu bwoko atarazi reba nawe arambagijwe reba mu mezi nk'atatu gusa Rusi atwite yambaye mariniyeri ari Betelehemu agiye muri supermarket guhaha ariko ndebe yewe we urasabwa kumara amazi ibintu witeka azabikora Rusi ngo asamina amezi 4 5 6 7 8 9 Rusi neza nawe akavuga ati nanjye numashaka sosiso yewe muri batufite numashaka haro numvise ngo wajyaga rya barafu ati numashaka ikabarafu Benga kumara amazi ukuntu bizana ibisubizo byiza Rusi ngo amezi 9 ageze igise kiramufata aragenda muri maternité yari yarapfaka ari muto yari ngumva nta kubyara kwari guhari ababyaye wa mwana waje mu gitabo wa 8 witwa Obed dore mama Obed muri quartier mama Obed abikirangirire mama Obed
kubera kumenya gufata icyemezo no kumaramaza. Obedi biravuga ngo yarakuza bikirangirire kuko yabyaye Yesaya abyara Dawidi abyara Salomo abyara Rehobowamu abyara Abiya abyara Asa abyara Yehoshafati abyara Yoramu abyara Uziya abyara Yotamu abyara Ahazi abyara Ezekiya abyara Manase abyara Amoni abyara Yosiya abyara Yekoniya abyara Shalutiyeli abyara Zerubabeli abyara Amihudi abyara Eliyakimu abyara Azori abyara Sadoki abyara Elihudi abyara Eliyatari abyara Matani abyara Yakobo abyara Yosefu arabagiza Mariya asaba ingari Mwuka Wera Mariya abyara Yesu. Haleluya! Yesu nimuvuga ngo Yesu Imana icyuye. Haleluya! Ijambo rye rira jambo ry'Imana rira jambo ijambo rye rira jambo ry'Imana. Hallelujah.